Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, nshuti zanjye z'umwihariko, abakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Yesu Kristo ashimwe. Mwese ndabakunda cyane, muri inshuti z'umumaro, mubana nanjye mu bihe byiza byo gusenga, muntera imbaraga mu buryo butandukanye. Imana ibarebe neza, ibanezeze, ibahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Iki gitondo tunejejwe n'Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Iki gitondo tunejejwe n'Imana yagiye itabara umwe ku wundi. Iki gitondo tunejejwe n'Imana ikomeje kuturinda. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo tugeze kuri uyu munsi, turacyari muri teme yacu igira iti icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro, ukore ibyaye umumaro, ukore ibihimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Twasanze ko iyo umuntu adakora iby'umumaro, akora iby'agaciro gake, akora ibimutera igihombo, twasanze ko nawe hari igihe akora ibituma we ubwe aba igihombo, yihombya. Rero Uwiteka Imana icyatumye akurinda ni ukugira ngo ube uw'umumaro, ukore ibishimwa, ni ukugira ngo ube uw'umumaro, ukora ibituma Imana yacu ishimwa, ihabwa icyubahiro, ni ukugira ngo ukore iby'umumaro bituma abantu bava mu byaha, ni ukugira ngo ukore iby'umumaro bituma umuryango wawe ushima Imana, ni ukugira ngo wowe mubyeyi ukore iby'umumaro bitume uba example nziza mu bo wabyaye, ni ukugira ngo ube uw'umumaro bitume abantu benshi bakizwa, bahindukira, bave mu byaha, bakire Yesu Kristo, ababere umwami n'umukiza wabo. Nicyo cyatumye Imana ikurinda. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, ni ibice 15. Turasoma umurongo wa 19. Titire y'ijambo handitse ngo Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu bicaranye amasezerano yo kurindwa n'Imana. Abo ngabo ni abanyamugisha, kandi abo ngabo barangije kwakira yuko bariho uburinzi bw'Imana. Abo ngabo rwose navugaga ngo bajye bahereza Imana icyubahiro. Ariko muri iki gitondo natuye ku buzima bwawe ijambo rikomeye cyane. Imana igusezeranije kukurinda. Wowe utari warigeze wakira iryo sezerano, nuryakire mu izina rya Yesu Kristo. Imana igusezeranije kukurinda, nubwo bagukubitira agatoki ku kandi, nubwo hari ibyo batekinika, nubwo hari ibyo bakora, nubwo hari ibyo bavuze, ariko mu izina rya Yesu Kristo niwakire kurindwa n'Imana. Hari isezerano Imana yasezeranije Yeremiya. Ibya Yeremiya byararangiye, iryo sezerano rigira iryawe. Imana isezeranya Yeremiya kumurinda. Imana ishimwe. Imana isezeranije wowe, shyira mu izina ryawe, kukurinda mu izina rya Yesu Kristo. Si uko ibigushinyikiye n'ibigutega n'ibiguhiga ari bike, ariko Imana igusezeranyije isezerano riruta ayandi masezerano yose, igusezeranije kukurinda. Kuko Imana yagusezeranya umugisha ariko ntuwurye. Imana yagusezeranya umugisha ariko ukawuriramo. Ariko Imana iravuze ngo igusezeranije kukurinda. Izakurindira mu bawe, izakurindira mu byawe, izakurindira mu rugendo uzajyamo, izakurindira proje zawe, izakurindira abana bawe, izakurinda yewe
iryo ni isezerano muri iki gitondo nkubwiye ngo wakire mu izina rya Yesu Kristo. Yarisezeranije Yeremiya, kandi n'uyu munsi wowe wari uririmo utazi ko Imana yari guhaye, kuko icyatumye Imana ikurinda muri ka kaga, cyatumye Imana ikurinda muri bya bibazo, ni ukugira ngo ube uw'umumaro igihe nk'iki. Imana ishimwe. Dusome umurongo wa 19. Handitse ngo iki? Handitse ngo nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi ibishimwa nubivana mu bigawa. Imana ishimwe. Hari ijambo Imana ivuze, wowe wari umaze iminsi ukubita hirya no hino. Ejo twavuze icyo kuba igipfubirane, wowe wari umeze nk'uwapfubiranye. Jambo riravuze ngo nugaruka nzakugarura. Imana ishimwe cyane, ngo kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kugira ngo uhagarare mu kw'Imana, kugira ngo uhagarare nk'umukristo, kugira ngo uhagarare uhamye, kugira ngo uhagarare yewe uhagarare imbere y'Imana, uhagarare uri umukristo nyamukristo. Kandi ijambo rirakubwiye ngo nuvana ngo kandi ibishimwa nubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Ni ukuvuga ngo ibishimwa iby'Imana ishaka gukora, iby'Imana uburyo Imana ishaka gukora ibyiza, nubikora ukabivana mu bibi, ukabivana mu by'Imana igaya. Imana ishimwe. Ijambo rikubwiye ngo iki? Haleluya. Riravuga ngo uzaba nk'akanwa kanjye, uzaba akanwa k'Imana, uzategeka byemere, uzavuga byemere, uzakora byemere, uzaba nk'akanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane, ngo nuvana ibishimwa mu bigawa. Yesu Kristo ashimwe. Haleluya. Ndumva nuzuye umwuka wera w'Imana, ndumva nejejwe n'Imana, ngo uzaba nk'akanwa kanjye. Imana ishimwe. Nuba nk'akanwa k'Imana, nta kintu kizaguhangara. Uzategeka byemere mu izina rya Yesu Kristo. Uzasaba umugisha uzaza mu izina rya Yesu Kristo, ngo uzaba nk'akanwa kanjye. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ngo bazakugarukira ariko ntuzabagarukira. Imana ishimwe cyane, kubera ko impamvu Uwiteka abwiye Yeremiya y'amagambo nuko yari yavuze atari ku Uwiteka ngo mporana, ni kuri 18, ngo mporana umubabaro, uruguma rwanjye rutavurika rukaba rwanze gukira. Yabwiye Uwiteka ngo mporana umubabaro, kandi mfite uruguma rwanjye rwanze gukira, ngo ntabwo ruvurika. Iyo ni imibabaro, ako ni agahinda. Niyo mpamvu Uwiteka ageze kuri uyu murongo yamubwiye ati yewe ati yewe Yeremiya we, aramubwira neza ngo nugaruka nzakugarura. Hanyuma aramubwira ngo kandi nuvana ibishimwa mu bigawa nzakugira akanwa kanjye. Imana ishimwe. Cyaba nawe uyu munsi Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi, Imana y'ubushobozi, Imana ifite ubushobozi bwinshi, Imana ifite ububasha, Imana nyamana ikavugana nawe iri jambo ikakubwira ngo nuvanwa ibishimwa mu bigawa nzakugira akanwa kanjye. Cyaba nawe ukabyakira, kumva ko ugiye kuvana ibishimwa mu bigawa kugira ngo Uwiteka Imana aguhindura akanwa ke. Imana ihabwe icyubahiro. 21 Imana irongera iramubwira ngo nzakurokora nkuvane mu maboko y'abanyabyaha, kandi nzagukiza amaboko y'abateye ubwoba. Imana ishimwe. Imana igukiza ibiteye ubwoba, Imana igukiza amaboko y'abateye ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ariko icyatumye Imana ikurinda ni ukugira ngo ubu umumaro uvane ibishimwa mu bigawa mu izina rya Yesu Kristo. Bifurije weekend nziza, muhahe muronke. Abazagira ubukwe Imana izabanezeze, abazagira isafari muzagendane n'ukuboko kwera kw'Imana. Uwiteka Imana abanezeze, Imana ibagire neza. Shalom.